bakomeza kurasa njye mu ihema nari ndimo bw'amasasu yarushijeho kuba menshi, induru z'abantu n'izabo z'amapendo n'indirimbo. Twe aho nari ndyamye nari ndi kumwe n'abana b'umuyobozi w'inkambi ariko mu ihema rimwe n'abavyeyi. Hari ubwo nko mu masambiri nko mu masatatu twe twari tubana no mu mama yari afite ikibazo ama complications atwite, iwe yogaga mu ijoro. Iryo joro yari agiye koga aratubwira ati mbonye abantu mudutoza niyo mpamvu ngarutse ntoze. Baramuseka baramubwira ati aha hantu turi ni mu nkambi, abantu bari hanze, abantu wabonye ntago byumvikana. Mbese baramuseka ko ari umunyabwoba. Ubutabera tuzabukorera, nta mundi muntu uzaduha ubutabera, ni twebwe tuzabwishakira. Birakomeza kugenda bitinda kubera iki? Kubera ko turi mu gifaransa babyita nous sommes chancelants, uri au bord de quelque chose là, wumva ushobora kuba wagira icyo kagwa hari. Reka nsabe bagenzi banjye bacikacumu bari hano, nabonye bakamariza ba Ben n'abandi ntabashe kubona twicaranye. Mado mwaba mutambuka, murakoze. Nabonye na Pastor Mike yari ari hano. Niba uri hano nawe ntakuvuze, please join us. Murakoze. Reka ntangire ntivuga amazina. Nitwa Jeanne Yagabo, ndi umumama, mfite abana 4 n'umugabo, ntuye muri Amerika, ariko ndashima Imana ko uyu munsi mpagaze aha dufatikanya namwe kwibuka abacu. Navukiye muri Kongo ahantu hitwa mu Bibogobogo. Tuza gukurira Uvira, nyuma tuza kuja muri Amerika. Byase no kubaho mwirondoro mumenye uwo ndiwe. Nasabwe gutanga ubuhamya, nanabuteguye mu Cyongereza, ako byabaye byiza ko tuvuga mu rurimi twese twumva mu Kinyamurenge. Nkuko mwabyumvise, ndi umwe mu bacikacumu bo mu Gatumba. Mu bwicanyi bwabaye mu kwezi kwa 8 tariki 13, 2004. Mbere yuko duhungira mu Gatumba, twari dutuye Uvira muri Kongo. Mbere y'itariki ya 13 ubuzima bwari nk'ubusanzwe, nubwo tutari turi mu gihugu, ariko aho twari turi mu mezi 2 arengaho, ntabwo twigeze tumenya ko ibyatubayeho byarimo birateganwa n'ababikoze. Nari mfite imyaka 13 icyo gihe ubwicanyi bwabaye. Impamvu mvuze ko tutigeze tubitekereza nuko twari tuzi ko turi maboko y'abantu beza. Inkambi yacu yari irinzwe, twari dufite abasirikare, abapolisi muri entrance yinjiraga uja mu nkambi, kuko inkambi yacu yari iri ku muhanda. Abazi mu Gatumba ubwo murahibuka. Kandi n'abantu baturindaga ni abantu twavugaga ururimi rumwe. Ntabwo twigeze dutekereza ko hariho ikibazo cy'umutekano. Ikindi cyatumaga tutikeka ko turi mu kibazo, buri joro binjiraga mu mahema bakagenda ba patrollinga bareba ko nta muntu kiri hanze, n'abari hanze bakatwinjiza. Bese byari nk'ibisanzwe.
ariko muri ico cyumweru ndetse n'icyumweru kibanziriza ndihuta bambwiye ngo mvuge in brief. Mvuga ko twari tukiri abana, twari dufite activity menshi muri ico cyumweru, twari ko twitegura ko tuzakira the former vice president Azarias. So abana bato barimo baduteguza ibintu by'imbyino by'amathire. So nari ndi mu itsinda ry'abo bana. Habaye ku munsi ubanziriza 13 cyangwa se uwo munsi sinibuka neza, batubwira ko atakije. Rero uwo munsi ubaye wa 13 twari turi mu itsinda ry'abana b'abasenzi ryitwaga El Shaddai ndetse n'ikorari y'abana. Twari twahuriye ahantu mu dutoza twahoraga dusengera tuganira. Umuyobozi wacu yaje no kwitaba Imana muri iryo joro witwaga Askof, yari yaduhamagaye aratubwira ati iminsi irimo iragenda turi hano mu nkambi, nta kazi nta mashuri, muze tuganire. Atubwira nyine ko tugomba gukomeza kwitwara turi mu nkambi. Mva twari urubyiruko rwinshi kandi turi hamwe, ariko twari tuzi Imana. Niko kazi k'ingenzi twakoraga muri ayo mezi twabaye mu nkambi. Gusa ntago twamenye ko yarimo adusezera, n'abandi bose twahuriye hamwe uwo mugoroba. Twaje nyine kubimenya nyuma y'uwo munsi ko ari Imana ari kubitegura ngo dusezerane. Nyuma yabwo twaratashe, ndakeka ko ari nko masaa 9 z'umugoroba. Abantu binjira amahema turafungura dina nimugoroba. Turangije ngenda vuga kuri first hand experience kuko twari duhagaze hanze. Umwe mu bapapa bari basanzwe baza kureba umutekano, bwari bwije, urumva ari nko hafi masaa 2, adusaba ko twinjira mu mahema. Ubwo twaragiye turinjira, buri muntu ajya mu ihema rye. Twihema ryacu ryari mu murongo w'inyuma, kuko inkambi uko yari yubatse hari inkambi y'abakongomani bavuga ururimi rw'igiswahili, hakaba n'amahema y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyamurenge. Rero twe twari turi muri iyo nkambi nyine y'abanyamurenge. Naho yaje aratubwira nti mwinjire mureke kuguma hanze burije. Kandi nkuko bari basanzwe babikora twarabikoze tujya mu mahema yacu. Hari ubwo nko mu masaa 2, nko mu masaa 3 twe twari tubana no mu mama yari afite ikibazo, ama complications atwite. Iwe yogaga mu ijoro. Iryo joro yari agiye koga, aratubwira ati mbonye abantu mu dutoza, niyo mpamvu ngarutse ntoze. Baramuseka baramubwira ati aha hantu turi ni mu nkambi, abantu bari hanze, abantu wabonye ntago byumvikana. Mbese baramuseka ko ari umunyabwoba, ariko arabwira ati nsanzwe njya koga, abantu mbonye ntabwo ari abasanzwe. Barabrushinga off nyine, ubuzima burakomeza. Ariko ntihaciye isaha imwe, ndakeka ko mu bantu bari bakiri maso, kuko mugenda mwumva ubuhamya bw'uko abantu batandukanye, twihema ryacu twari tukiri maso. N'ikindi twari dutaramye dutegereje ko perezida wacu y'inkambi Enoke, ubwo perezida yabaye atakiza Rubegwa, byabaye ngombwa ko abatuyoboye mu nkambi bajya guhura nawe. Rero mu ihema ryacu twabanaga na perezida, twumvaga ko bari buze bakatubwira amakuru uko umuhuro wabo waje kugenda. Ariko nawe ntiyatashe, yaje kutubwira nyuma ko impamvu atabaye akigaruka mu nkambi nuko babazibiye bageze za Rusizi bambuka bajya mu Gatumba, bababwira ko batemerewe kugera mu Gatumba. Urumva ko imigambi yabo yarimo irategurwa muri uwo mwanya twe tutabizi. Nyuma y'iyo saha abantu bamwe baryamye,
mu ihema ryacu tukiri maso nibwo amasasu ya mbere atangiye kuvuga mu ihema ryacu. Aya mbere akivuga umumama twari tubana we yahise ataka ko yumva bamurashe, ako kanya itarangiza Madame Kanyabitabo, mba ntibeshe izina sinibuka, mama Nyamukunzi, ariko tugira ngo wenda n'ubwoba kuko abantu batangiye bataka ngo barandashe kandi amasasu yasangwaga avuga bakatubwira ngo nabaje kwiba inka. N'iryo joro agitangira kuvuga twumvaga arasanzwe, gusa nyuma umuntu yasubije amaso nyuma nkeka ko n'inka ntabwo bigeze baza kuziba, kuko hari ukuntu tureninga burene y'umuntu cyangwa se umutima w'umuntu kwakira ikintu iyo kibaye kenshi. Ntekereza ko barimo bategura, bikaba rimwe tibaje kwiba, bikaba kabiri tibaje kwiba, kugeza ubwo baje kurasa twe tuzi ngo ni ya masasa asanzwe avuga baje kwiba inka, biza kurangira baje kutwica. Ubwo amasasu yarakomeje mu ihema ryacu, nk'uko nabivuze twari turi inyuma, bararasa, batangiye kurasira hepfo, haruguru ndetse no hagati aho amahema yarebaga. Umuntu wese wagiraga ngo asohoke yabaga arashwe, kandi nk'uko mubizi ihema nta gikuta rigira, ni nk'isashe, bararasaga bica. Ubwo bakomeje kurasa nyuma, ariko uko barasa bateje urujijo rutangaje. Ubwo bazanaga ingoma, amapendo, bari bazi ko ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge turi abantu bakunda Imana, dukunda guhimbaza, dukunda kuramya. Nabo niyo forme bajemo biyoberanya, kuko iyo baririmbaga ngo turi ingabo za Yesu, twumvaga harimo ba Marihemu, Nzabakiza n'abandi bose batuyoboraga mu buryo bwo kuramya, ukumva biraducanze. N'uwagiraga ngo yiruka basanga azi ngo ni abantu barimo bararamya, kuko buri joro twagiraga amasengesho na buri rukerera. Bakomeza kurasa, njye mu ihema nari ndimo, ubwo amasasu yarushijeho kuba menshi, induru z'abantu n'izabo z'amapendo n'indirimbo. Twe aho nari ndyamye nari ndi kumwe n'abana b'umuyobozi w'inkambi, ariko mu ihema rimwe n'ababyeyi. Umwe umuramu w'uwo mama wari umaze gucikana niwe wagiye aca ihema nyuma, aravuga nti ntimunyure mu muryango muce inyuma. Abantu b'imbere kuko aribo masasu menshi ariko ayekeraho bazaga nabo biruka batusanga. Hari umuntu waje wiruka, nanjye mwiruka inyuma, ariko ngeze imbere birananira kuko nahindukiye nsanga mama ntawe turi kumwe n'abavandimwe bose, biba ngombwa ko nsubira inyuma kubareba. Shitse nsanga bo ntibigeze babyuka aho bari, mukuru wanjye nibo bari barashe uwo nkurikira, ariko abandi bari bakiri bazima, nta n'umwe warashwe. Nubwo nawe atacikaniye aho ngaho, yaje kubaho, Imana yaramurinze, ariko nasanze bamurashe nabo bategereje ikiri buze kuba. Nababwiye ko inyuma bahaciye mu ihema, twese niho twanyuze, ariko bari batangiye kwinjira mu mahema, bahagarara ku miryango, kandi iyo hari urusaku rwinshi rw'amasasu umuntu ntamenya direction yiruka anyuramo. Hari n'uwagira utya agaca mu muryango kandi ari bahagaze agahita agwaho. N'abacaga inyuma nabo nuko, kuko bari batangiye gutwika amahema y'imbere, inyuma wagiraga ngo bacanye amatara, barakubonaga nk'uko ndimo ndabareba. Rero badukurikije amasasu menshi, mwirukaga muri nk'abantu batatu, ukisanga uri wenyine, umuntu yagwaga hasi ukagira ngo yasitaye, ako kabararangiye, ubuzima busigaye aho ngaho. Twavuye aho twicara inyuma y'amahema,
nahahuriranye n'abamama bamwe barashwe abandi bari kwamiriza. Ubwo simvuze ngewe natandukane na famiye aho ngaho, buri muntu yirukaga aho abonye, ntawabwira undi ngo tucaha cyangwa ducaha. Nahuranye n'abamama basize abana babo already barangije bafite umuborogo mwinshi, abandi barashwe. Umupapa witwa ubundi Pasiteri Kabereshe niwe watubwiye ntimuceceke n'aha turi natwe barahadusanga, kuko nta gihuru cyari gihari ngo turihishe, ni ukwika hasi gusa. Twaje kuva aho ngaho mu gihe amahema ari kwasha, baraturangije badusukamwo andi masasu menshi, naho turahava. Aho baharasiye abandi, biba ngombwa ko noneho twiruka dutatanye nta uri kumwe n'undi. Nje ubwanjye nirutse nerekeza ku muhanda, kuko hirya y'umuhanda hariho akadistance gato n'aho amahema yarari. Ubwo nta wari uzi ngo ninde warangije cyangwa se ninde ukiri umuzima. Umuntu yiruka akiza amagara ye. Nge narirutse ngera ku nzu y'umupapa witwaga Pasiteri Mudakikwa, we ntabwo yari ari mu ihema icyo gihe. Nsangamo n'abandi nka bangahe bari kuva cyane, mu buryo wafataga imyenda yose wambaye mukayikuramo kugira ngo mubahambire bareke kuguma kuva cyane, kandi nta butabazi bundi bwari buhari. Ubwo buri muntu yageze aho akajya avuga nsize kanaka arangije, nsize kanaka arangije, nuko tugumaho. Batwicaga nk'abafite umwanya wose, kuko bari bazi ko nta mutabazi dufite. Batangiye barasa, bagera aho barinjira, batangira gutera amagrenade ku matenti yari ari kure, barangize noneho batangira gutwika. Ni ukuvuga niba hariho uwo barashe amaguru ariko udashobora guhaguruka, baraza bakamutwikiraho ihema. Babikoze mu mwanya urenga amasaha 2, bica kandi banezerewe baririmba. Bo bari muri celebration. Kuri uyu munsi ntabatwaye umwanya, reka mbabwire ko iryo joro twahasize abavandimwe bacu bagera ku 166. Abantu 8 nibo tutamenye irengero ryabo. Bamwe bacu bagera ku 166, abantu 8 nibo tutamenye irengero ryabo. Abandi 116 nibo bakomeretse muri iryo joro mu buryo bw'umubiri bugaragara, ariko abakomeretse mu buryo bw'amarangamutima bahungabanye, ndakeka ko namwe muri aha ntago byabasizemo muri bazima. Abo bose basize ubuzima bwabo aho ngaho. Twasubiyeyo mu gatondo, nabo ntabwo badusigaye byibuza n'umurambo ngo tuvuge ngo iyi ni kanaka reka tumushingure mu cyubahiro cye. Ntabwo babasigiye n'ishusho. Twasubiyeyo dusanga n'ifu bayitwitse. Mbese barishe, bica umuntu, bica n'ikintu cyose cyari gitunzwe n'umunyamurenge. Kugeza n'uyu munsi ari umubare mbabwiye, ari twe duhagaze aha, ari namwe muri aha, nta butabera burahabwa.
hari uwambajije uyu munsi ndi kuza aha ntese none ko ababakoreye ubwo bwicanyi bari gusaza, namwe ubwanyu muri gusaza, hari na bamwe muri mwebwe ndetse bamaze gupfa kuko twari dufite ababyeyi bari bakuze n'izindi mpamvu zituma bapfa. Ese muracaharanira ubutabera? Murabona ko buzaba? Ako namubwiye buzaba, kuko ubwicanyi ntabwo ari ubw'Abanyagatumba gusa, ndetse turabuharanira kugira ngo n'abana bacu ntibakazizwe uko baremwe, ndetse n'abana babo tuzabuharanira kugeza ku wa nyuma kandi tububonye. Ubuhamya bwanjye ndabugarukizaho, ariko nk'uko wakomeza kubaza ntese wowe warokotse ute kugeza uyu munota n'abahagaze aha ntawe uzi uko twarokotse uretse Imana yonyine yo mu ijuru yahabaye. Kubw'umugambi wayo iraturinda, tukaba duhagaze uyu munsi kugira ngo twibuke abacu, kandi duharanira harimo abantu bakora kuri sfiya zose z'ubuzima. Ibyo turabishimira Imana. Nanone ndashimira abantu batuyoboye, ntimukaruhe gufatanya natwe mu guharanira ubutabera. Ndabizi ko imyaka ibaye myinshi 20, abatwishe barahari, agatorwa sarahari, nabo bafatikanyije bose barazwi, ariko human rights yaracecetse. Mwe ntimugaceceke kuzageza tubonye ubutabera. Hari kote mbasigira y'uwitwe Roxane Gay, iravuga ngo, iri mu Cyongereza: "All too often when we see injustices, both whether they are great or small, we think, oh, that's terrible. But we do nothing. We say nothing. We let other people like them fight their own battles." N'imiryango yacu n'ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge ndabihanganisha. Mukomere, hari ibyiringiro kandi bifite ubuzima. Dukomeze twiyubake, ejo hacu n'abacu ni heza. Hari ijambo mbasigira riri muri Yeremiya 17:7 kugeza ku 8, ubwo ninjiragamo umaramaze. On ne chancelle pas comme ça. Vayo uhagarare hamwe uvuga uti ndashaka ubutabera. Tubishake dute rero. Contribution ye nakora ni iyihe? Nuko hari ibizwi hari n'ibitazwi. Ibizwi kuri masaka ya Gatumba, iryo joro hari abapolisi 6 ku 10 bari basanzwe barinda iriya kamp. Ibyo bamwe ntimubizi, agiye kugenda bizi, naje kubimenya. Abandi bari hehe? Icyo ni kimwe. Urabona les avocats mwe mufite enquête mushobora kumwakora, ariko muhere ku bintu tuzi, ibintu bizwi, des éléments de base zihari fondamentaux. Ko hari 6 abandi 4 bari, icyo ni kimwe. Uko hari mu bice bibiri bya camp bya amatente amahema, kuki ya mahema yarimo bari abandi ntageza ko ahubwo baje kuri baciye